ikipe zirimo ziriyubaka. Ikipe ya Rayon Sport ntiyicaye nyuma yo kuzana Asanana, haracyavugwa n'abandi. APR nyuma yo guterekamo Kiwanuka na Omedi yasinye rutayizamu, none yashyize umukono ku masezerano nyuma yo kumubona amanuka ku kibuga cy'indege Kanombe. Reka dore kuri APR dore kuri APR yashyizemo abakinnyi batatu basatira, ndakuzi nk'inararibonye. APR ni ishusho cyuri kuyibonaho, bamwe bakavuga batese aba bakinnyi basanga abandi basinye kubarinya ntibiri bubi ikibazo, bimeze bitewe nk'ijisho ryawe. Urakoze cyane Nepo. Navuga ko ikipe ya APR muri phase retour icyo ari kurwana cyo no gukosora amakosa bakoze muri phase cyane cyane kuri mu birebana recruitment, niko bibona mu maso yanjye cyangwa se mu mboni zanjye, kuko ni ikipe ya APR buri yase zijya gutangira. Nepo sinzi niba warabyitayeho, ariko yatangiranye abawinga 12 cyangwa se abantu bashaka gukina ku ruhande, haba kuri 7 ndetse no kuri 11, abantu bagera kuri 12. Ariko rero wajya no kureba muri fazare, wareba abo kugira ngo 12 abongewemo, ugasanga profili zabo hari ukuntu zitamatchingaga n'ikipe ya APR nyirizina. Ndaza kubivuga muri ubu buryo. Urumva ikipe ya APR yabanje kongeramo umwana witwa Muzungu, abantu tugibaza tuti APR ishaka igikombe cya championnat izahekwa na Muzungu. Akanya fazare statistique zirasubiza icyo kibazo. Hanyuma nujya kureba bongeyemo Twisenga Arsene, cyaje no kurangira bagiye bamugize umutipiko striker cyangwa se umuntu imbere 9, bongeramo witwa Godwin Odibo, ni umuntu wari umanuye ikipe mu cyiciro cya kabiri. Barakubwira ati profile yari nziza, ariko wajya kureba nyirizina ukibaza umuntu umanuye ikipe ashobora kuba mwiza. Twarabonye kuri ba Wijnaldum bava mu ikipe ya Newcastle bajya mu ikipe ya Liverpool, twarabonye abo ba Maguire bose baje muri Hull City, abavuye muri Hull City imanutse, ntari bibi birashoboka kushogura umukinnyi w'ikipe imanutse. Ariko nyirizina ugasanga wajya kureba statistique ugasanga ntago zibavugira cyane. Yibuze uwo Chidiye Bere niwe bakubwira ngo ni kapitene, ko byo kuba kapitene ntago bita bikugarantisa kwita umukinnyi umutizire cyangwa umukinnyi ushobora guheka equipe en plus no kuri championnat yacu ikomeye gutya by'i Kigali. Muri phase retour impamvu mvuze ngo bakosoye amakosa hari ukuntu bavuze bati okay this time twagiye kure ndetse tujye no mu equipe mato muri championnat tapa ko influencer gutwara igikombe cya championnat tuvanamo ba Muzungu. Bajya muri Tanzania bajya gushaka uyu mutaramo witwa Bodaboda cyangwa se Kiwanuka, amene muri mu gihugu cy'Ubugande. N'umukinnyi umwiza muri club rusanzwe ubanza mu kibuga, ariko no muri equipe nationale ya Chani wabonaga umwanya akajya mu kibuga, ndetse no muri equipe senior akaba yabona call up. Bivuze ngo currently n'umukinnyi rumeze neza, umwe mu bari bahedinze championnat mu gihugu cy'Ubugande. Hanyuma kujya kuri Omedi Fazare ntabwo yamugendekeye neza mu gihugu cy'Ubugande, bitewe nuko habaye nka reka nyite ngo ni aferi Ojera uribuka cyajya force ashaka gusohoka muri URA, yagiye gukora test akamera nk'uyitsinze, ariko bikamusaba yuko azagenda nta sign on fee cyangwa se nta mafaranga atanzweho, ahubwo ari umushahara agiye gukinira. The same case rero kuri umutara muto Omedi nawe yashatse gusohoka, bari yaraforushije cyane. Ndumva Zambia zaramushakaga za KCCA mbe muri Tanzania, donc ara mu equipe menshi yamutekerezaga. N'abagande nguciye mu ijambo ku ma social media aravugaga ngo akunze amafaranga, bari kagiye muri champion iri munsi yabo. Icyo gihe buriya muri phase retour muri sama yifuzaga gusohoka, ikipe kitara irabibloka banga ko asohoka. Mutipe uko guforsa byatumye muri phase batamukoresha cyane cyangwa se adakina cyane, ku buryo utamujije cyane kuri resultat na statistiques par rapport y'imikino yakinira kugenda ku mwaka ushize. Buriya umukinnyi mu winga ushobora gukina no kuri nk'umwataka uri capable gutsinda ibitego 15 muri championnat ya Uganda, ntabwo ari umukinnyi usanzwe. Muri championnat ya Uganda rero ifite similarities, donc ifite ibintu ihuriho cyane na championnat y'u Rwanda. Ni championnat league y'imbaraga cyangwa se league isaba imbaraga, nyine umukinnyi ufite imbaraga. Ikindi cya kabiri ni league donc match irimo intensity yo ku rwego rw'ejo, cyangwa se sinzi ukuntu bivuze kwisobanura mu Kinyarwanda, ariko nyine bisaba haba imbaraga z'umubiri, ariko n'umukino volume dije kuba iri hejuru, kandi ubona ko birasa neza na championnat mu Rwanda, ku buryo ubona muri mid season burya kubona umukinnyi mwiza biragoye. Ariko AP navuga ko kuri izo poste zo ku mpande ho yakoze ibishoboka byose, yongeramo imbaraga. Kuri kubirebana n'umwatakaho, icyo ndibuze kuza kuvuga nta kindi, ikipe AP iyi season uwo n'umwataka wa kabiri baguze, nyuma y'uko baguze umusore bita Mamadou Sy
umusore ukiri mutoya baje kugira ngo aze gufatanya n'utwa Victor Mbonimpa Kwemeka. Rero ikipe navuga ko yabaye desi bitewe n'uko ufite top scorer umwaka ushize ntago reba ko umwaka ukurikiye ari buze kuza kugira performance nk'iyo yagize, nubwo Mbawoma ashinjwa gutsinda amakipe mato gusa ntatsinda amakipe manini. Hanyuma haje na Mamadou Sy n'umukinnyi mbona ufite talent, ariko style de jeu ndetse na realite ya championnat no mu Rwanda kwifitingamo bisa nk'ibyagoranye, kuko n'umwana ubona uramutse umushyize nko muri championnat zino zisaba bataka bafite intelligence, atari kuvuga ngo ni bibaraga cyane cyangwa se ni kugira naho reka mbyite gutyo, ashobora kuba yareponda bitandukanye no kuba yareponze mu ikipe ya APR. So gutekereza rero kuzana Mutaramo Alassane navuga ko ni nerema ubona isa nkihura n'imiterere ya championnat y'u Rwanda. Niyo mpamvu ndi kwinsista kuri icyo kintu cyo kuvuga ngo hari ukuntu ubona bano bantu bo mu ikipe ya APR basa nkaho bari gukosora amakosa yakozwe par rapport y'ibyabaye muri Fazare. Birashoboka yuko bishobora kutanakunda buriya championnat mu Rwanda iragoye, ariko at least urareba ukabona harimo kuba abantu baricaye bakavuga bati none reka turebe se twazana n'indi muntu ushobora kuba yafitingamo. Ariko nkahita ngira impungenge zimwe, izi reme 3 ziyongereyemo nerema z'abanyamahanga. Nepo nuzo kubireba APR kwanza niyo kipe rukumbi yahuye n'iki kibazo cyo gukinisha umubare w'abanyamahanga benshi muri match imwe. Ndumva ni kuri match ikipe yagorira batewe mu mpaga. Darikonovic araza kubihandoringa gute, kuko nubyo kureba ku bakinnyi bakina muri France 3 naza gukinisha no bakinnyi batatu b'abanyamahanga. Ndashaka kujya nkumvisha ukuntu mbere yaza kwitegura sinzi n'indi kikina abantu bari kugitekerezaho. Usa no kubugiye kuganana nifuza kukubaza rwose. Nakoresha France 3 y'abanyamahanga. Araza kwitaba oblige sinunda afite umuzamu w'umunyamahanga ngo babane already. Yego, arasabwa abandi bantu babiri kandi afite Daouda Youssif, donc poste ye iri defensive muri mediane bundi bitabaye byanga yakoresheje umunyamahanga Eida Daouda cyangwa se Tadeo Rwanga. Hanyuma ukahita wibaza ese araza gufata umwanzuro uwitwa Yunus agaruke mu kibuga ari umusobanavemo ko nawe ari umunyamahanga. Ubundi aho niho bikomereye, uribaza ngo batandatu badariko muri faze retour b'abanyamahanga baraza kuba bandi. Yego, aka kanya yewe nacyo kintu mba mvuga abantu bakanarije ngo nyuma yuko bageze mu kibuga reka tuvuge ngo baraje babaye successful, ko ngiye nka Kiwanuka uyu Omedi birashobora yuko baba successful, birashoboka cyane kuko championnat baturutsemo mu gihugu cy'abaturanyi. None uyu Alassane profile afite n'ahantu yakinnye birashoboka cyane kwiyadabuta nkuko twavugaga Laminba. Aka kanya nta muntu wezita, nta muntu ushidikanya kuri Mahamadou Laminba, ni umukinnyi mwiza ikipe ya APR yazanye. Mahamadou Laminba abantu bamone muri iyo image ya Alassane nje ndiko mbibona ni umuntu twese tuvuga tuti kuba byakwanga ntago wavuga ngo APR ngo wenda ngo yakozwe mu mufuka. Ni umuntu uzwi ahana turutse, ntago ari kimwe no kumwanguzanya Odibo w'ikipe imanutse muri Nigeria, sibyo se cyane. Ushobora no gusana umuntu uvuye mu ikipe imanutse muri Nigeria atari capable yo kuza muri namuhaze tamufata cyangwa n'undi muntu n'indi kipe runaka. Ariko biratandukanye. Alassane ni profile twese tuzi twogeje mu bikombe bigiye bitandukanye. Uyu Mutaramo Omedi ni umukinnyi mwiza yarabigaragaje umwaka ushize mu mukino wo. Uwitwa Kiwanuka ni umukinnyi mwiza utanga icyo nakwita nka nitala iri promising, donc itanga icyizere cyuko azatanga umusaruro. That's why imitangaruka nkavuga ngo ikipe ya APR aba bantu baba successful 11 11 biraza kugenda guteneko birakomeye. Noneho nzira no umunyamahanga sibyo. Kabiri wenda no umunyarwanda Kagege. Gatatu Claude no umunyarwanda, Clement no umunyarwanda. Ubwo ntibamaze kuba batatu cyane. Hanyuma ubwo biraza ntajyamo ari y'umuswani abanyamahanga babaye babiri mu bakinnyi batanu maze kuvuga. Hagati hari Mahamadou Laminba utagomba kuva mu kibuga, sinzi niba tukemeranya. Niko kuri, ntago ari mu badashobora kuvamo hariya rwose. We ntavamo. No nimba Mahamadou Laminba wirengaho reka nkwemere, reka nako nkwemerere mbanze nkubaza. Nibajije ikibazo nicyo nari nabukubaza. Nushyiremo Mahamadou Laminba babatatu imbere bakaza gukenera kujyamo. Deja wagarutse ku kintu nge nemera. None dore impungenge twigeze kugira ariko zikaza no kubyara igisubizo. Buri APR murabyibuka uburyo Engineer Tadeo Rwanga atajyaga akoreshwa. Abantu bakimara no kuzana aba banyamahanga
twaravugaga tuti Rich Murirambuto 8 Lamine Ba 10 Dawuda 6 bajya gutera match ya Simba urabyibuka ya Simba kuri Simba Day ikipe itagira umukaseno akavuga ati Dawuda ko ari mwiza ariko ubona yikinira box to boxing ajya kuryoherwa agakina imbere ni nawe umutoza yavuye avuga ati engineer mwabantu mwe ni umukinnyi udakorwaho akinira zone ye biribera abandi bakinnyi imbere hariya akaba yanamaze no gusura mu ikipe y'igihugu ya Uganda Cranes waravamo ikipe itagira umukaseri biragenda biteye birasaba ko Froduwari ari wibuze kuza gukatira shampiyona ko rero byaba ari ikindi iyo mibare nayo nakazi gakomeye cyane urakoze cyane nicyo kintu rero abantu batari gutekerezaho nashaka ngo tuvugeho abantu batekereza no sasege biri muri pitch ko abakinnyi bamaze kuhagera baramutse babaye successful uwitwa Dariko noneho abafana ikipe ya APR bashidikanyaho ntibiri buze kuza guhumira ku mirari 11 arabatereka mwati araramuka ateretse umwe hanze mu abantu bashya induru ntiziribuze kuza kuvuga Nyarugenge ese araza gufata umwanzuro izamariga we mwitwa Jean Pierre avuga ati n'ubundi reka nkomeze imbere ibisigaye Jean Pierre n'ubundi yarifata nge ntanakubeshye buri APR ni hamwe mu hantu nabaye nkunaga ya staff buri apavene nzira twagiye tubona n'amakosa yagiye akora tukavuga tuti yamaze kubona ko nta wundi mukinnyi wa mu challenging muri aba bazamu niba na Pierre bigeraho bikanga rimwe na rimwe bakazana uyu wa gatatu bituma atarigeze nawe yitekerezaho kandi ubona ko bari buzakenere Pierre nk'iyi situation hari match so kuvuga ati ndareka uyu muzamu Pavere nzira nkinishe Jean Pierre kugira ngo tuze no kubona umwanya w'abakinnyi basati b'imbere bari budufashe APR iki kintu kizayigora ubundi ahanga niho rwagombye ko ruzingene pa nuvuga ngo iyo ni icyo kintu cya mbere kizuye tubona cyane cyane ku mutoza hari ukuntu agenda agafata nka dressing room ye agatuma umukinnyi wari wese ajya muri position yo kubajya mu kibuga akaba yaje gukinira match uyu Jean Pierre niwe muntu ukoza bite n'imikino 50 ikipe ya APR n'abantu ibyo bintu bigibuka aka kanya ntabwo yaba apfuye cyangwa se yaba baye umukinnyi w'umuswa ku buryo wavuga ngo reka tureke match ya Reda yego reka tureke match ya Police da naye Kigali ku buryo izindi match atagombye kuba zikina rero ndamutse mba ni Darikonovic ndamutse mfite n'icyo gitekerezo ntabwo najya ku muzamu w'umunyamahanga mfite umuzamu akoze clean sheet 50 n'urugero ntanga namugarura icyizere bihere muri imikino y'intwari igikombe cy'intwari urumva cyane noneho akanyereka nimba kuwa mwana akiri motive akiri ku rwego rwo kuba yakongera gutanga ibyo yatanga gatansiyo uyu mwana utaje Jean Pierre ntabwo ari umuswa ntabwo ari umuzamu ikesiyo kumugirira icyizere nawe yahita yigarura yes yatagaruka reka ngwe nk'urugero nk'ubu ngubu abantu twese dukurikira umupira w'Iburayi twari twaramaze kuva ku munota ya Bayern niyo nangiye kuguha urugero nanjye none se ntakoze match nziza ya Spurs match zose witwa uyu Amorim ntiyajyaga abanzamo Onana uretse izina za FA Cup Europa Sona nawe ikinaga ariko yavuze ati ndamuzana kuko yamaze kuma icyizere kandi kuko nari gukina match ukabona izo confidence arazifite zuko bongeye kumugirira icyizere ko abaturike baravuga ngo hari tare ebyiri zacu ziri gupfira muri izi champions zite ko zikomeye z'Iburayi bavuga Redagire ndetse n'umutarama yavuye muri Fenerbahce ari ibindi ari umuzamu wa mbere kuko nibuka ko Livakovic agiye kumusimbura abantu bose bazi ngo havuye umuzamu hatari icyo mvuga ni kinge kipe ya APR niyo challenge ikomeye abantu bari buze kuza guhuraho batandatu babanza mu kibuga baraza kuba bande kuko nimba tuvuga akakari ntabwo ngo aratanaje kwicara ntibishoboka kumbwira ngo uraza gufata Arsenal umusubize kuri fast 9 ufite abataka hatari batatu waraguze umuntu bitarasana uri umuntu wamanuye uyu witwa Victor Mbamacho ku mwaka ushize ufite n'uyu uyu muhungu Mamadou Sy hari ukuntu bitasoundinga neza icyo ni kivuze ngo umwataka ugomba kuba umunyamahanga uzanye mu winga witwa Kiwanuka karindwi simbona ari buze kuza kwicara wakwibaza ngo Omedi we ari buze kuza kwicazwa n'utwa Musha Gilbert icyo ni ikindi kintu hanyuma none sata hagati Mahamadou Lamine Ba bavuze ngo Mediane yakinwamo n'umuntu umwe nge nahitamo Ba babaye babiri ubwo yaba Ba n'undi muntu ubundi bibaye byize muri Mediane ya APR nibyo wenda ntoza uyu Dawuda Yusufu hari kunagenda discipline tactique ariko Donatille ni umukinnyi mwiza
ufite Dawuda ku ikipe uri kurusha ufitemo Ruboneka na Mahamadou Lamine Ba wa Ruboneka Bosco donc mediane icyo gihe biri complet hari uko Ruboneka bajyaga mukinisha fast wing ikigaragara cyo ni kimwe sindagura muri bano bakinnyi batatu ikipe ya APR iguze uko byagenda kose hari ugomba kwicara kuko atari umuswa ahubwo kubw'imibare y'abakinnyi b'abanyamahanga bagomba kubanza mu kibuga ngiye yanarize yanjye mbona gusa ariko reka mu mibare n'imigurire APR ikoze ibintu byiza. Reka tujye kuri Rayon Sport abantu bakomeje kuba insabatema atagucika mbabarira ati uvuze APR uvuga Rayon mbabarira ati nepuda kora ikosa ndabibona bamutamba bamereye nabi baviki batura kuri koze rwose iminota isigaye ni ya wanayinshi Rayon Sport nyuma yo kuzana Sanana ndabanza mubaze nzi kukurikirana cyane nsusanyiriza imikinire ya winguje urangiza umbwire ndabizi ufite amakuru fununu niziye muri Rayon Sport harakurikiraho iki ko nabonye ejo Tadeo ye ku myitozo yarahari nanjye imyitozo narayitabiriye kuko mfite amatsiko kujya kwirebera nigomba kwirebera mvuga nti ese ni mukinnyi ki afite ikintu cya mbere ari type z'abakinnyi abantu baba bakwiye kumenya ngo uyu mukinnyi ni mukinnyi gati ki ashobora kubafasha iki equipe njye nicyo kintu cya mbere cyari kinjyanye uyu musore ndashaka kugira mbanze mbahe aka distribution gatoya kiwe donc ka forme ye nuko ameze ndetse n'icyo abantu bashaka kuba bamwitegaho uko namubonye ndende ndaza kubivuga nyuma ni umusore mugufiya nabonye Azizi Basana ashobora kuba musumba nk'amasantimetero makeya kuko Azizi Basana abantu basanzwe bamuzi ikindi cya kabiri kuri physique ni umusore nawe hari abakinnyi bagira umubiri donc bagira muscle zidevelopa cyangwa se zigimba cyane bitandukanye n'abakinnyi batagira muscle zuma buriya abakinnyi badimiza tete nepo zitandukanye demo ukora tize nyinshi hari umwe zaguka ukabona ibipfundiko n'ibikwisi byabyimbye abandi ukabona ahubwo kare kuma bene abo bakinnyi rero umwe baba bitungo na abasprinter bano bakinnyi bashobora gusprinta gukora amasprinting nk'icyenda cyangwa 10 muri match imwe mu gihe abandi bo ntago baruha reka tubivuge gutyo buriya Rayon Sport ikinira zino type z'abawinga b'abasprinter bano bafite nyine amaguru aremereye reka bivuge gutyo bari capable yo kwaccelerer bakakora amasprinting nk'icyenda muri match imwe ariko burya ntago bari capable yo kurangiza match bitewe nuko izo sprint bakora niyo mikaya bafite ntago baresiste ni nk'ibintu byo mu magare kuvuga ngo Peter Sagan ari gusa gutwara etape mu Alpe ntago bishoboka ariko umubiri we nimba ari kureba finish line hari hafi araza kubigukorera donc uyu musore nawe ari muri iyo forme buriyo witwera gwa Haji uzareba amaguru uzayibona no umuntu ufite amaguru nyine izo muscles zibyimba the same case no kuri Azizi Basane the same case no kuri uyu musore waje bitandukanye n'ibyitwa Prince Elenga Kanga Junior bura Elenga we umubiri we uruma instead yo kugira ngo widevelopa muri ubwo buryo uyu muhungu we nabonye asa nk'una fite izo muscles nini cyane kurusha twa Azizi Basane ikindi cya kabiri nawe ni umukinnyi wagombye kuba ari muri izo forma z'ikipe ya Rayon Sport yifuza mu winga bitewe na Robert Nekina ishingiye cyane kuri counter attack donc ama condition ariko ari based cyane ku ma counter attack donc kuri kuvuga ngo turihutisha umupira nimba ufite umukinnyi nka Richard uri capable gukina imipira nk'icumi muri match imwe muri profondeur usabwa bene abo bakinnyi bene izo type z'abakinnyi zimeze gutyo uyu musore ku myitozo ya mbere namubonye ni umusore narimaritse ko ashaka amazi iminsi adakina kuko ni umusore wakinaga amasingo touches gusa barayimuhereza akikora donc ngo uremuha akayigusubiza uyimuha akayigusubiza urukuntu ubona nyine kirishayi hari ikindi kintu nabonye wenda nk'iyo pesa umuntu ahita mwitegaho ntayo nabonye mu myitozo ya mbere gusa ni umusore ubona ko afite za notion de base donc za zibanze zo muri academy azi umupira yize umupira biragaragara ko yigize gukina umupira ariko uko agaragara ameze nkaho ari umuntu umaze iminsi yadakina cyangwa se umaze iminsi wenda kirutse nk'imvune uruka forunga yakiza umuntu akamubona mu myitozo ni izo forma z'uyu musore wenda kiza kirimo kuri uyu musore ni umusore buri Rayon Sport baravuganye baranumvikanye ariko amakuru mfite nuko ntagaratereka umukono ku masezerano byitwa ko ntago byitwa ko ari test ariko nyirizina ni nka ari test ugomba kwanza kureba uko imeze urabanza ukamureba ukareba ibyo ari byo so kumufata akipe n'ushobora kuba yamuha amasezerano byahita bisaba akazi gakomeye cyane fitness coach ko akeneye umu fitness coach wo ku rwego rwo hejuru kuko abeshya musore kubivuga wenda buryo abantu bakorana baba bafite ukuntu bamenyeranye bakorana buri umwe azi icyo ashoboye ariko
ahangaha niho tukenera umuntu twaye Bonga Rabita kuko uyu mutarama wagiye uvuye mu kipe twa Rayon Sport niwe fitness coach waguhaga ibyumweru bibiri akaba gushyize ku rwego ushakaho uri bukwitwerekera ufu mu nzinga n'abandi batandukanye urabona ko akeneye gukorana n'umuntu wa physique cyane kugira ngo ngire amere neza abandi bahari bose nifuje sinshaka no gufata n'amazina yabo abatara baje muri test nta diri irimo Rayon Sport irasabwa gushaka umwataka uko byagenda uko ariko kose mu magambo make rwose barasabwa gukora igishoboka icyo ari cyo cyose bagashaka umwataka kuko abakinnyi bari mu Nzove n'abagenzi babo barakubwira bati rwose aka kanya bari gufata muri tize zacu ni kenshi cyane bashaka ukuntu babashakira bisi bamwe bandi babashakira indege bose mu rugo bataza kubura n'amahirwe kuba bajya ahandi hantu so bivuze ngo ikipe ya Sport ifite task ikomeye yo gushaka umuntu kuko barekuye Charles Barry uri ko umwataka tipi kuri umuntu ushaka igikombe cya champion ntago kurubaza amaboko ntago bishoboka kuko furunganya ashaka kuza cyangwa kuri jone nk'iya 18 akavunika ukiri undi mwataka kuri buze kuza kumusupportinga ese aramutse ananiwe byose birashoboka cyane bivuze ngo rero uyu muwinga ku munsi w'ejo ntago yemeje abantu bari mu Nzove n'ubwo wenda hari tushe zimwe zibanze afite ariko ikintu gikomeye cyane ubona nuko wenda yigeze kuwukinaho kandi ikindi kintu uri muri equipe ufite umuntu gusunika wawe uzi wenda n'ubwo bushobozi n'umutoza ashobora kuba avuga ati umuntu namukina gutya baramutse bamukonfirmye simbona yatangira gukina atanga umusaruro byibuze munsi y'ukwezi kuko Corneille nabonye imyitozo y'i physique atanga mbona wenda si myinshi cyane byasaba iminsi kugira ngo umutarama bari fit ariko ibyibanze byo birahari so ngira ngo fununo wenda zihari nuko abantu baraye bavuye mu Nzove babonye isura ivuga yuko igishoboka icyo ari cyo cyose bagomba kugikora bagashaka umwataka ugomba kuza gufasha ikipe ya Rayon Sport nta kindi kintu gishoboka kabisa rwose urumva rero bigarutseho neza n'ubundi ugenda unadusoreza tunagana ku musozo reka ngushimire kuko urumva aya makipe yombi tuba tuyanyuzemo ni nacyo kintu nanjye naravugaga nti niba mukeba bafite ibyo ari gukora tukavuga ngo option zaba kutamenya uburyo babarinya mu kibuga Rayon Sport ubona ikeneye kubusatiriza inderema ubivuze neza ati haramutse habonetse nk'inkuru mbi Faringanya akavunika byaba ari ikibazo gikomeye urumva n'umukinnyi watekerezwaga no kuba yafasha ku ruhande na uyu nguyu abaye atari tayara ako kanya byo kwita atanga umusaruro byaba ari ikibazo ese mbe ntabwo nagenda nakubajije urakurikirana uziangresi ikibuga hari havuzwe kuzanwa nimero 6 kuri Rayon Sport kuko bavuga wenda ko Majari wari umuntu ushaka kutizerwa wenda na safe kumubona kuri rwa rwego bari bamwitezo bikagona na Roger n'umwana ukiri muto nago wahita wenda umuragiza kuvuga ngo azaye ku ikipe wowe bibona ute kuri nimero 6 kuri Rayon Sport mbona ariho ahantu hatari rigence buriya umutoza yatekerezaga kuzana mu mirere récupérateur kugira ngo ajya mufasha cyane cyane ko uyifuzaga gushaka typical number 10 donc mu numero 10 hanyuma Keve akamushyira ku 8 agakenera wa mukasero uri buze kwikorera role yo kudefanda yose n'andi magambo niyo mpamvu yatekerezaga wa mukasero ko na Roger akenshi akenera undi muntu uri buze kumufasha nka box ariko muri box defensive cyane akura kwa Richard ariko siho hihutirwa mu mboni zanjye uko rero uravuga Roger ukavuga na Majari ariko bikuvugirwa Sefu none muri capable yo gukina iyo position ariko apari ya Sefu buriya na Richard ari forme nk'umu numero 6 nubwo ari baba numero 6 bita ba holding atari defensive total mu buryo total simbona ko ariho hari rigence Rayon Sport ikintu cya mbere ikeneye umuwinga wa nyawe biramutse bari n'ibishoboka bashaka n'undi muwinga urenze urwego rw'ubona arembonye mu Nzove kuko mu Nzove birasaba kubanza kumutegereza yazatanga umusaruro nko muri juru 25 gutyo kuzamura cyangwa 20 ntacyo wabukoze igikombe gishobora kuba cyagiye ikeneye umuwinga reka ngwere nepo iyo ushaka gutwara igikombe cya championnat byibuze front 3 yawe shaka abantu bakora ibitego bakora n'ama assist niko kuri nimba Furunganya ashobora gukora ibitego 9 muri fazare wenda hari imikino atazi ya champion ibanza biragusaba undi muwinga uri capable yuze gukora ibitego 8 muri champion yose Azizi Basane ntabwo atsinda arakereba mukora n'ama penalty ibyo bintu Ogera yarabikofaringaga ibyo Azizi Basane aguha akarenzaho no gutsinda bro Ogera aratsindaga para pole Azizi Basane Haji ntahozaho araramuka icyo gihe rero niba uri umuntu ushaka igikombe cya champion biragusaba umuwinga utsinda kandi niyo mpamvu nkubwira ngo attention kuri mukeba ikipe ya APR nizo poste yubatse ofete yo yubatse poste yo gushyira shiri iyo kudefanda nta kibazo ifiteho kandi same case n'ikipe ya Rayon Sport simbona ko ifite ibibazo biri defensive cyane kurenza ibibazo biri offensive baratsinda ibitego byinshi ngire ko bakeneye kwa Meliora niko ndibona mu system y'Uganda yego emereka ngushimire rero Nepo urakoze cyane rwose aho ni mu rugo
Kagabo Haruna aragusuza cyane. Mr Jembe arakubwira ati yambo Jembe energy drink mubwire ngo ndayikumbuye cyane. Kagabisa bwarakumva neza. Reka dushimire Eme ku mwanya waduhaye ndetse rwose ajya bisesenguraho neza cyane na